Twongeye kubasuhuza mugire amahoro y'Imana. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana bikomeze biganze kandi bigwire muri mwe. Imana ikomeze ibahe umugisha. Nyuma kuri inshuro ndashaka kugira ngo tukomeze tuvuge ku nzozi. Ku nzozi uyu munsi ndagira ngo tuvuge ku nzozi zo kurota inkuba. Mbibutsa ko buri muntu wese Imana ivugana nawe nguko Yobu habivuga 33:14 kugera kuri 15. Nubwo utabimenya ariko Imana iba yavuganye nawe. Imana iradusura rero ikaganira natwe mu nzozi. Gusa mbibutsa ko habaho n'inzozi z'umuruho, ariko izo nzozi z'umuruho akenshi zizanwa n'ibyo tuba turimo, n'ibyo tuba twiriwemo, n'ibyo tuba twakoze. Inzozi z'umuruho zizanwa n'ibyo bintu. Imana ibaho umugisha rero mwebwe mwahisemo kudukurikirana. Ubuntu n'amahoro bikomeze biganze muri mwe. Ushobora kurota rero ukarota inkuba cyangwa se gukubita kw'inkuba. Biba bivuze yuko hari igihombo cyangwa se ibyago bitunguranye, cyangwa se kuba wahura n'amahirwe, cyangwa se kuba wabura amahirwe mu byo wari wizeye cyane. Ari ukuntu uba wizeye ikintu uvuga ati kabisa hano ho ibi biracamo, idiri iracamo, cyangwa se ukaba utengushye, cyangwa se ukaba ushobora gutenguhwa n'umuntu utatekereza ko yagutenguha. Abafiyanse, ari ukuntu abantu b'abafiyansanya, urukundo ubona ruri ku rwego ruhambaye, ibyo bijya bibaho cyane. Ari umukobwa nzi w'inshuti yacu cyane byigeze bibaho, akundana n'umuhungu, abantu bose barabimenya ko rwose ari wese akajya avuga ati uyu ni umugabo we pe, ariko finarema birangira umukobwa akubitanye na invitation umuhungu yasohoye agiye gushyingirwa n'undi mukobwa. Abantu bose barumirwa. Akubitana nayo ku wa 4, umuhungu azashyingirwa ku wa 6. So rero icyo iyo urose ukarota inkuba cyangwa se gukubita kw'inkuba, biba bivuze yuko hari igihombo kizaza. Ni nk'uko waba ucuruza, wajya kubona ukabona ibyo ucuruza swate bihuye na ruhurura irabitwaye, cyangwa se wacuruzaga inzu ucururizamo igakubitana n'inkongi y'umuriro, ibintu byose bigakokongoka, cyangwa se n'ibintu bisa nabyo. Ni ukuvuga ngo ubuge gukubitana n'ikintu kweri kubise kabisa. Ni ukuvuga ngo ni ikintu cy'ibyago bitunguranye, cyangwa se amahirwe wari witeze, warangije no gupangira, warangije kubarira, ni amahirwe uba ugiye kubura mu byo wari wizeye, cyangwa se uba ugiye gutenguhwa n'umuntu utatekerezaga ko yagutenguha. Nubona rero nurota inkuba ikubita rero uzamenye ko ibyo aricyo bisobanura. Ushobora kurota rero ukarota nanone wowe urimo gukubitwa n'inkuba, uzamenye yuko ari biteye ubwoba uba ugiye guhura nabyo. Ni ikintu kimeze nk'iterabwoba uba ugiye guhura nacyo n'ubuzima bwawe, cyangwa se hari ibyago bitunguranye uba ugiye guhura nabyo. Nurota nyine urimo gukubitwa n'inkuba, hari ibyago bitunguranye uba ugiye guhura nabyo, cyangwa se impanuka utatekerezaga nanone uba ugiye guhura nabyo. Ndetse ushobora kuba niba uri umukobwa cyangwa umuhungu ugiye kubengwa nurota uri gukubitwa n'inkuba, cyangwa se ni umukunzi wawe kandi wamwizeraga. Mbese gukubitwa n'inkuba ni uguhemukirwa. Ushobora kuba ugiye guhemukirwa cyane n'inshuti yawe magara. Nurota urimo gukubitwa n'inkuba, birashoboka ko ari inshuti yawe magara igiye kuguhemukira, cyangwa se ukaba ugiye guhura n'ibyago bitunguranye swate, cyangwa se na accident, ni impanuka ugiye guhura nayo. Ushobora kuba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, nabivuze, ugiye kubengwa n'umukunzi wawe kandi nyamara mu by'ukuri mwarishe rishushu no hejuru, nari nabivuze. Kurota uri gukubitwa n'inkuba rero ibyo nicyo bisobanura. So nanone rero ushobora kurota
ukubitwa n'inkuba cyangwa se inkuba ikubita, biba bivuze ngo nanone ushobora kurota inkuba igukubita cyangwa se inkuba ikubita. Nanone kandi biba bisobanuye ko hari umushinga wari ufite, wenda tuvuge urose urimo gukubitwa n'inkuba cyangwa se inkuba ikubita. Ni ukuvuga ngo niba hari umushinga wari ufite, wutware gake, kuko niba uzi ubwenge senga, kuko poroje irimo zishobora kuba zitazaguhira. Sinzi niba iki kintu cyumvikanye. Urose inkuba igukubita cyangwa se urose inkuba ikubita, kandi hari poroje runaka ufite cyangwa se umushinga ufite, washyizeho umwuka, washyizeho ibitekerezo, washyizeho buri bintu byose, so ukarota inkuba irimo gukubita. Uyu mushinga cyangwa se iyi poroje yitware gake. Niba usenga, fata igihe cyo gusenga, ugera igihe cyo gusenga, gabanya ubwenge bwinshi, ahubwo wongera igihe cyo gusenga no kwegera Imana, kuko poroje urimo ishobora kuba itazaguhira. Nanone kandi ushobora kurota inkuba ikubita. Nanone kandi bishobora gusobanura yuko muri iyo minsi nta mahoro ufite, nta mutuzo ufite, nta mahoro yo mu mutima, ntumeze neza. Ushobora kurota nanone inkuba ikubita, bikaba bivuze ko nta mahoro ufite, nta mutuzo ufite muri iyo minsi. Nanone kandi ushobora kurota inkuba, nanone bishobora nanone kurota, tuvuge ni urugero, inkuba irakubita. Nanone kandi bishobora gusobanura umuntu udasanzwe, cyangwa se mo kimwe ikintu kidasanzwe cyiza cyangwa se kibi ugiye guhura nacyo mu buzima buri imbere. Nanone nuvuga ngo niba urose inkuba ikubita, nanone bishobora gusobanura ko hari umuntu runaka, umuntu udasanzwe, cyangwa se mo kimwe ikintu kidasanzwe cyiza, cyangwa umuntu udasanzwe mwiza, cyangwa se w'amahirwe, cyangwa se w'umuvumo, cyangwa nyine ni ukuvuga ngo ni ikintu kidasanzwe cyiza cyangwa se kibi uba ugiye guhura nacyo mu minsi iri imbere. Nanone kandi reka duhite ko tuvuga no kurota irabya. Biba bisobanuye yuko hari integuza y'ikintu runaka kigiye kuba. Nurota ukarota imirabyo irimo kurabya, biba bisobanuye yuko hari integuza y'ikintu runaka kigiye kuba. Nurota rero ukarota umurabyo urimo kukurabya, umurabyo urimo kurabya mu maso cyane, biba bisobanuye ko ugiye gutungurwa n'ikintu utari witeze. Nubona mu maso nyine umurabyo ukurabije mu maso, ukabirota ukabona umurabyo ukurabije mu maso, urahumeka cyangwa bigenza ukundi kuntu, biba bisobanuye yuko ugiye gutungurwa n'ikintu utari witeze. Nurota rero ukarota inkuba ikubita ariko igakubitira kure, biba bivuze ko hari ibibazo ugiye kwinjiramo ariko bidateye ubwoba cyane, cyangwa se ibibazo byawe byari bigukikije noneho bigiye kugabanya ubukana. Nurota ukabona inkuba irakubise ariko iri gukubitira kure, biba bivuze yuko hari ibibazo runaka wenda ushobora kuba ugiye kwinjiramo ariko bidateye ubwoba cyane, cyangwa se biba bisobanuye ko hari ibyari wari urimo bikomeye byari bigukikije ariko noneho bikaba bigiye kugabanya ubukana byari bifite. Nubona rero ukabona umuntu inkuba imukubita, biba bisobanuye ko agiye guhura n'ibyago bitandukanye. Nurota ukabona umuntu inkuba iramukubise, nta bundi busobanuye, biba bivuze yuko agiye guhura n'ibyago bitandukanye. Imana ibahe umugisha, mwebwe mwari mudukurikiranye, ndabinginga kugira ngo mukomeze kubana natwe, hanyuma muzakomeze gusobanukirwa n'inzozi zindi zikurikira. Imana ibahe umugisha, mwebwe mwakoze subscribe, mwebwe mukanda like, mugasangiza ibiganiro, mwebwe mudusangiza ibitekerezo.
nibyo biduha imbaraga byo kugira ngo dukore n'izindi nzozi. Imana ibahe umugisha, ubuntu bw'Imana bubabeho. Shalom.